Ibihe byiza kuri dukurikiye uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu gihugu cy'u Burundi. Nimba utarakanda subscribe ibuka kuyikanda kandi uyo kan subscribe rebe niba arakanze kuri notification kugira ngo tujya uploadinga video igiti kugeraho gatano ku kandi. Rero nta kintu tugiye kugarukaho ku buzima bw'uyu mwana w'umukobwa witwa Isimbi Nowela wijanditse mu gukina filime z'urukozasoni. Rero uyu mwana w'umukobwa akaba akinira kuri platform yitwa ngo OnlyFans ariho postinga izi video z'urukozasoni, akaba abantu benshi cyane bakunda kugenda bamuvugaho ku ma YouTube menshi cyane agiye atandukanye bitewe n'iyi myitwarire mibi n'izi no gukina izi video z'urukozasoni. Ariko we nta ububona iyo ari gukora ibiganiro, iyo ari kuvugana n'abanyamakuru nta kintu bimutwaye. Reba nk'iyi video tuze tugaruka nyuma. Nkurisi kuko nageza mbona ku bantu ngo ko gisabye ari kimwe ibyo kuzibura kimeze nko kiri original ntabwo yanakoze cyinshi cyane. Nkuko mubibona rero we arabifiringa rwose, abayumva nta kintu bimutwaye kuba kina izi video z'urukozasoni Isimbi Nowela, dore yuko hari interview nyinshi yagiye akora ku ma channel menshi agiye atandukanye, ariko akagaragaza yuko we nta kintu bimutwaye, nta we mbega ubona yuko afiringa kuba akina izo video. Rero uyu mwana w'umukobwa witwa Isimbi Nowela yavutse mu 1999 avukira mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Rero uyu mwana w'umukobwa akaba yaragiye mu muhanda afite imyaka 9 gusa, kandi yagiye muri 2008 nibwo yahise ajya mu muhanda atangira kubaho nk'imbobo. Rero ibi nibyo byamusunikiye kujya yumva aza yakora icyo aricyo cyose kugira ngo abeho ubuzima bwiza, kugira ngo nawe azabashe kugira amafaranga. Rero uyu mwana w'umukobwa izi filime z'urukozasoni akora ahita zipostinga kuri website yitwa OnlyFans zishyira ubundi agatangira kugira izindi platform zo. Nta platform nyinshi akoresha, nizakoresha agenda ahinduranya amazina, ntago amazina bamusanga uyu munsi ariyo bamusanga hejo, agenda bihindahinduranya kuko abantu benshi bakunda kumwataka bitewe n'izi filime z'urukozasoni akunda gukina. Rero uyu mwana w'umukobwa ikindi utari umuziho, bareka tubanze turebe ino video mbatenza. Nkurisi kuko nageza mbona ku bantu ngo ko gisabye ari kimwe ibyo kuzibura kimeze nko kiri original budi mu ntangiriro za 2003 nko mumaze kubyumva nibwo yakoresheje plastic surgery yibagisha ikibuno. Urabona barabizi plastic surgery bakunda kuyikora muri birabi yayikoresheje ariko muri Nigeria niho bakora plastic surgery nziza cyane. Nibere sorry n'inuza byose ariko yarabikoresheje, ariko plastic surgery yibereyo muri 2003 nibwo yakoresheje plastic surgery yibere. Rero yayikoreye muri Nigeria niho bamukoreye iyi plastic surgery. Rero uyu mwana w'umukobwa ntago yumvikana na se, ntago yumvikana no muri na famille ye bitewe n'izi filime z'urukozasoni akunda gukina. Papa we yagiye ku macano menshi agiye atandukanye avuga yuko yabananiye imico ye atari imico myiza, atari imico ibereye umwana w'umunyarwanda. Yagiye amuvugaho ibintu byinshi cyane. N'Isimbi Nowela rero akazajya ajya ku macano menshi agiye atandukanye avuga yuko papa we nawe rwose ari amutuka ibitutsi byinshi cyane, avuga yuko imico ye itagimunezeza. Ariko si byo gusa kuko ibyo papa we avuga namwe murabibona, nubwo wenda twaba tumwinjira ariko namwe murabibona yuko imico akina filime z'urukozasoni niza n'ibyiki cyane. Abanyarwanda nabo bagenda bamugira bamukura kenshi. Niyo mpamvu uko nabikubwiye akoresha iyi website yitwa OnlyFans ajyaho agapostinga izo filime z'urukozasoni, ariko atabitinyuka atajya akora nk'indi wenda nka channel cyangwa izira platform nka za TikTok n'izindi ajye afite amazina amwe gusa. Agenda ahinduranya amazina kuko iyo akoze izina abantu benshi cyane bamwataka ugasanga batangiye kumutuka. Ibyo rero nibyo bituma agira ahinduranya ama platform. Ndagushimira rero wakurikiranye iyi video ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Video zacu nakagaruka tuzajya tukugezaho amakuru menshi agiye atandukanye y'ibyabereye hano ku mihanda n'ahandi henshi agiye atandukanye. Nimba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana gatandukanye. Wakoze, Imana iguhe umugisha. Je wumvaga yari Amateka.